umwanzuro wavuye muri House of Bishops ubwo batoraga musenyeri musha wa diocese ya Shira, baje kuba bashira amajwi cyangwa se amanota hanze. Hari hahanganye aba bishop cyangwa se abakandida babiri ariwo bita Reverend Pastor Manirakiza Vitali ndetse na Bishop Rucagu Boniface. Rero kuri uyu munsi akaba aribwo batoye musenyeri musha wa diocese ya Shira. Muri aba batowe tubwiye ko bari bahanganye ari babiri, mu gihe abandi babiri bikuye mu matora kubera ko batari bujuje ibisabwa. Rero tugiye kuba twabwira umwe ku wundi uwatowe ninde, ese yaruhije undi amanota ngahe, byagenze bite, bari batoreye kurangahe. Ibyo nibyo tugiye kuba twababwira. Nitumara kubibabwira tuze kubabwira ikindi yasabwaga nuko yagomba kuba afite masters muri theology cyangwa se yarize nibura ikijyanye na masters mu miyoborere y'itoro cyangwa se miyoborere ya muntu. Bityo rero akaba ibyo ngibyo ari byo byari umukandida warangwaga nabyo. Ikindi kandi cyarangaga umukandida nuko yagombaga kuba ari umwangirikani, yarabatijwe mu itorero akanakomerezwa mu itorero. Rero uyu Bishop Rucagu Boniface yabashije kuba yatambuka kuri uyu mwanya, aza kuba yujuje ibisabwa, bityo rero abasha kuba yaba ku mwanya wo guhangana n'uyu Manirakiza Vitali wari usanzwe ayobora Muhabura Integrated Polytechnic College. Rero muri aba kandida uko ari babiri babashije kugera ku ndunduro ari hagati ya Bishop Rucagu Boniface ndetse na Reverend Pastor Manirakiza Vitali. Aba nibo bakandida babiri, havuyemo umubishop umwe. Gusa mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye twasanze mu by'ukuri uyu mubishop watowe kuba yayobora Shira diocese agiye kuba yayobora hamaze kuba hagaragara ibuye ryawe, bavuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikishe isuka. Rero ibibazo byari muri diocese byaragaragaye, bimaze kugaragara. Aho umubishop musha agiye gutangirira ni ugukora icyo bita unite and rule. Unite kunga abantu warangiza ukayobora. Hari ibibazo byinshi mwagiye mwumva, bimwe abapasitoro abakidikoni barega bishop, tukibaza tute ese uyu mubishop we ugiye kuba yajyaho, ese araza kuba byagenda bite, ese araza kuba yagongwa n'ibi ngibi, biraza kugenda bite. Nyuma tuze kwibaza uko biraza. Gusa reka tuanze tubasabe nyaboneka ni mutarakora subscribe kandi subscribe kugira ngo video zose dushizeho nta kindi tugusabye no gukanda kwiyo buto ya subscribe, ubundi amakuru akaza kugeraho umunota ku wundi. Tugere kuba twabwira amanota ya buri umwe wese uko byaje kuba byagenda. Bishop watowe kuri uyu mwanya uko yayobora Eyari diocese ya Shira nuwo bita Yego Urakoze. Harimo ari kutwandikira comment akavuga ati ayo na makuru meza, murakoze turabishi. Reka tubashimire mwebwe muduteze amatwi, mwebwe muhora mutuzirikana uko bwije nuko bukeye. Gusa cyane cyane dushimira abamaze gukora subscribe, turabashimiye by'umwihariko abakanze kunzogera kugira ngo bajyeho na notification y'ibigezweho. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta gihera nta kimana avuze kizahera, kandi Imana igutindije iragukereza. Kuri uyu munota rero akaba amaze kuba yatorerwa kuba bishop cyangwa se musenyeri musha wa diocese ya Shira usimbuye Dr. Bishop Samugisha Mugiraneza. Nyuma yaho yari amaze kuba yakweguzwa ku mirimo yari ashinzwe kubera ibibazo bitandukanye yaregwaga n'abakristo mu itorero Anglikani mu Rwanda. Rero uyu nguyu akaba amaze kuba yatorerwa kuba musenyeri w'iyi diocese, nyuma yaho amaze gutsinda mugenzi we n'amanota agera kuri 30 yose. Ni ukuvuga ngo mu batoraga hatoraga aba bishop bagera muri 15, kuvuga ngo House of Bishops niyo yatoye bara bishop bagera muri 15. Rero bikaba bivugwa ko mu by'ukuri
uyu nguyu wabashe kuba yatsinda yari afite amahirwe menshi, dore ko yari ahanganye n'abagabo bagera muri 4, dore ko umwe yaje kuba yakwivanamo kubera ko atari yarabashije gusobanukirwa neza ibigenga amatora. Turaza rero kunyuramo muri rusange niki amatora yaragamije, ese amatora yarapanze ate, ninde wateguye amatora, ese ninde wari uyoboye amatora, ese nabaye bakandida bari bahanganye kuri uyu mwanya wo kuba umushumba mukuru wa Diocese ya Shira yari hariya mu karere ka Musanze mu majyaruguru. Rero mu minsi yashize mwagiye mwumva tuvuga duti abakandida bashobora kuzavamo Musenyeri musha wa Diocese ya Shira uzasimbura Bishop Dr. Samugisha Samuel Mugiraneza, akaba agiye kwicara ku ntebe yicaragaho, akaba agiye gukomerezaho, akaba agiye gukomeza imirimo yari yarasubitswe muri iyi Diocese ya Shira. Inkuru rero yakiranye ibyishimo n'abakristo, abaririmbyi, abapasiteri, abakidikoni. Iyi nkuru bayisamiye hejuru bakimara kumenya ko uyu nguyu ari we wabashe kuba yatsinda amatora, ari we wabashe kuba yaba musenyeri wa Diocese ya Shira. Rero abari bahanganye hari harimo uwo bita Manirakiza Vitali, uyu nguyu yigeze kuba yayobora MIPC Muhabura Integrated Polytechnic College. Yarahanganye rero n'uwo bita Rucago Boniface, Bishop Rucago Boniface. Uyu yarasanzwe ari bishop muri ndi torero, akaba rero yaje kuba yahatanira uyu mwanya w'u bishop cyangwa se w'ubusenyeri muri Anglikani, cyane cyane by'umwihariko muri Diocese ya Shira. Uyu rero Bishop Rucago Boniface nawe akaba ari umwe mu bana bize Sunrise Primary School, umwe mu bana bize muri Sunrise High School, umwe mu bana bize muri Muhabura Integrated Polytechnic College, ndetse uyu Reverend Pastor Manirakiza Vitali akaba yarigishijeho uyu nguyu Bishop Rucago Boniface muri iri shuri rya Muhabura Integrated Polytechnic College. Rero iyo tuvuga duti nyamara Diocese yarareze, ifite abo yareze, ahantu kuvuga ngo twabaye abagabo twarakuze, na niyo mpamvu uja kumva ngo umwana wize Sunrise arimo arahatanira umwanya runaka. Nuko rero byaje kuba byagaragara muri Diocese ya Shira, aho uyu Bishop Rucago Boniface yabashe kuba yaje kuba yahatana n'uwo bita Reverend Pastor Manirakiza Vitali wigeze ayobora Muhabura Integrated Polytechnic College MIPC. Gusa reka tubanze tubasanye nyaboneka batarakora subscribe, mukore subscribe kugira ngo video zose dushizeho mujye mubasha kuba mwazibona, kandi mukande notification kugira ngo muje mubona message igihe dushizeho video nshasha, kandi nyaboneka mwirinde kuba mwakwihutisha video kugira ngo ibiri muri izi video zose mubashe kuba mwabikurikirana. Turabakunda rero, turabashimiye mwebwe mufata umwanya wanyu mukaba mudukurikira, kandi mwifuza kugira igitekerezo muduha cyangwa se inyunganizi mwatwandikira muri comment, ndetse mugashiraho na nimero zanyu kugira ngo tuzabashe kubavugisha cyangwa tuzabashe kubasubiza. Rero twabwiye ko bari abakandida bagera muri 4 bari bahanganye. Muri abakandida 4 twabwiyemo Reverend Pastor Manirakiza Vitali na Bishop Rucago Boniface, ndetse hari n'undi mupasitoro wari waturutse mu bundi bucidikoni bwo mu yindi Diocese, Diocese ya Kigeme. Byarangiye rero ataje kubera ko yavuze ati reka bari abantu ko ari 3 base kuba bahangana. Rero mu majonjora hari harasigaye uwo bita Bishop Rucago Boniface na Manirakiza Vitali. Abagabo akaba ari bo bari bahanganye ku mwanya w'ubushumba mu Diocese ya Shira. Rero abantu bari kwaza ati ese ari Manirakiza Vitali ari na Rucago Boniface, ninde wabashe kuba yahabwa amahirwe, ninde wabashe kuba yakwegukana umwanya wo kuyobora Diocese ya Shira? Ese nize ngamba yabazanye muri Diocese ya Shira zitari zisanzwe? Gusa reka tumanze twamamaze mbere yuko dukomeza. Nyaboneka niba ushaka ko umwana wawe
agira ubumenyi buzamugirira akamaro, amenya ubukerarugendo, amenya ibijyanye na hotel operation, amenya ibya culinary art, amenya ibya construction, akaba engineer, akabasha kuza yubaka ama etage yose mubona mu mujyi wa Kigali, akubaka ibirano, mbese agakora ibikorwa by'intashikirwa. Igana Muhabura Integrated Polytechnic College bakwigishe, bigisha neza kandi ni ikigo kikwegereye kandi bagira n'imodoka y'abanyeshuri. Rero uramutse ufite umwana ushaka kwiga imyuga, apfa kuba yararangije amashuri ya sogonderi ashaka kujya kaminuza, kandi n'abatarangiye sogonderi, nimba uzi ko umwana wawe ashaka kwiga ahereye hasi, nabo bafite TSS, bafite secondary school, bakabasha kuba bakugezaho uburezi bw'ibanze. Kandi uramutse ushaka kwigisha umwana wawe ururimi, Igifaransa, Icyongereza, amasomo yose, isomo wifuza ryose, hano kuri Sunrise Primary School ndetse na Sunrise High School ayo masomo arahari, atangwa neza ku gihe kandi bakurikiza curriculum y'u Rwanda, bakabasha kuba batanga amasomo afite ireme. Natwe niho twize ibi tuvuga, tuba tubisobanukiwe neza. Rero tugiye kuba twarebera hamwe ibyari bigize amatora. Ese niki byagombaga kuranga abiyamamaza kuri umwanya wo kuba bishop wa diocese ya Shira? Ikintu cya mbere cyarangaga umukandida yagombaga kuba ari umunyarwanda kandi ukunda igihugu. Kuba uri umunyarwanda kandi ukunda igihugu byaguhaga amahirwe yo kuba watorerwa umushumba musha wa diocese ya Shira. Ikindi kandi ugomba kuba wubatse, ufite umugore, atari kuvuga ngo ni za nsoresore ubyuka mu gitondo ejo yagiye mu dukobwa yararutse. Rero amategeko yavuga ko ugomba kuba ufite urugo, wubatse, nibura ufite imyaka 21 kuzamura, ukaba wemerewe kuba waba musenyeri wa diocese ya Shira. Ikindi cyagarangaga aba kandida nukuvuga ngo hari itegeko rivuga ngo ugomba kuba uri umupasitoro nibura igihe cy'imyaka 5 ukorera muri iri torero. Nubwo Rucagwa n'Ifasi atari yujuje iyi myaka 5 ari muri Anglikana ari umupasitoro. Ibi rero bikaba byatumye abasha kuba yakwegukana umwanya w'ubwepiskopi hano muri diocese ya Shira. Kandi mu by'ukuri tubashimiye kuba mwarihangane igihe kinini cyari gishize mutagira umubishop, ariko uyu munsi Imana yashimye ko mubasha kuba mwahabwa umushumba. Gusa icyo tubasabye, mujye mukora ibishoboka byose, mukore uko mushoboye, nimba ari ugusenga musenge, nimba ari ukwitanga mwitange, amaboko muyakoreshe, mukore imirimo y'amaboko kugira ngo Imana igikomeza kubaha umugisha kandi mubane n'umushumba mushasha mu mahoro. Icyo nicyo tubifurije bakristo ba diocese ya Shira. Imana ikomeze ibahe imbaraga.